Okay, noneho turaje. Nanone ndongeye ndaje uyu munsi ngiye kubabaza ngo ubundi noneho uyu munsi iyo umuntu yasinziriye aba yagiye he? Munsubiza aho uba wagiye sha. Ese reka ngiye ntangire mbibariza ariko mubanze munsubiza aho umuntu iyo yasinziriye nijoro ubundi cyangwa se iyo usinziye ubundi ubugiye he? Kumze ko ubudaharira kankwibariza iki kibazo rero sasa muri aka kanya k'iyi video tugiye gukora, sibyo? Wigeze wibaza aho buri iyo wasinziriye? Mbwira, ese warahibajije ahantu buri? Ese uba wagiye mu bindi bihugu? Wagiye mu yindi si y'inzozi? Cyangwa buri hafi aha ukaruhuka gusa? Munsubize muri comment kabisa. Yes, niba warigeze kubyibaza rero ahantu uba wagiye, uyu munsi tugiye kugenda mu rugendo rw'imbere mu mubiri wacu, turebe uko umubiri n'ubwonko bigenda mu masaha yose y'umuntu yaryamye. Ubundi iyo waryamye bigenda bite? Kandi ushobora gusanga aho ujya utari warigeze kuhatekereza. Reka nze turebe, sibyo? Yes right, nagutinda. Iyi ni DAC TV, Daily Advice by Claudette TV. Yes, nujya wumva ko kantu ujye umenya ngo iyi ni Daily Advice by Claudette TV. Reka twikomereze sasa, nagutinda. Ibintu tuza kurebera hamwe rero nibyo tugiye guheraho uyu munsi. Turaza kureba ibyiciro 4 byo kuryama cyangwa se ibyo bita sleep stages in English. Iyo buri cyiciro cyangwa se icyo buri cyiciro gikora mu mubiri, buri cyiciro gikora iki mu mubiri. Muri ibyo byiciro 4 turareba buri cyiciro ikintu gikora. Ikindi cya kabiri icya gatatu, impamvu inzozi ziba mu gihe runaka cyangwa se impamvu turota mu gihe runaka tudahita turota buri gihe cyose iyo turyamye. Icya kane ari nacyo cya nyuma turaza gusorezaho, turaza kureba ngo ibibazo by'amayobera abantu bakunze kubaza cyangwa se ibibazo by'amayobera nyine abantu bakunze kwibaza, ukibaza ese bigenda bite ubundi. Turaza kubirebera hamwe nabyo. Ndakeka ukazi kakuryoheye. Reka twikomeze. Stage 1, kwinjira mu gusinzira sasa. Ese bigenda bite? Icyiciro cya mbere gitangira umunota cyangwa se ako kanya ugifunga amaso. Icyiciro cya mbere baracyo gusinzira kiba gitangiye. Umutima utangira gutera gahoro, amaso araruhuka, imitsi nayo ikigira nkaho nyine yaguha cyangwa se imitsi nayo igahita isa nk'iruhutse gatoya ukumva irekuye. Ese waba wibajije impamvu cyangwa se ujya wibaza impamvu rimwe na rimwe umera nk'uguye? Hari ukuntu uzareba iyo uri gusinzira wicaye utagiye kuryama, ujya kubona ukabona umutwe urawesheje ne kwa kuranya ngo ni ukwesa umutwe. Niko bajyaga batubwira cyangwa watangiye kwesa umutwe. Abantu bajyaga basinzira bicaye ibiryo bitarashya bategereje ko bishya. Mumbwire muri comment sasa. Bajya bakubwira ko utangiye kwesa umutwe. Rero ujya wibaza impamvu, ujya kubona ukabona umeze nk'uguye. Icyo gihe rero ni imitsi ibiri kwirekura, ibiri kuruhuka. Yes, imitsi bitangiye kugira uruhuka ikirekura ku buryo wumva itakiri gukora nyine igasa nk'ihagaze n'ahandi ujya kubona ukabona ugiye guhirima. Yes, ni imitsi yawe ibiruhutse tu ikagutera ishusho yo kugwa. Iyi stage itwara iminota mike kandi ahangaha ushobora gukanguka byoroshye kuko n'ubundi iyo wari ugiye kugwa wari wicaye uhita ukanguka. Yes, urumva ubukiri hafi. Iyo ni ya stage ya mbere. Yes, kadukurikizo stage number 2, gusinzira hagati. Noneho sasa niko tubyita gusinzira hagati. Ahangaha rero ubu uri mu cyiciro cyo gusinzira hagati, umubiri wawe uba utuje cyane, ubushyuhe buragabanuka, umutima ugatera gahoro cyane, ubwonko bwawe burimo gukora icyo bita sleep spindles. Yes, sleep spindles ni nkaho ubwonko buba bushyira amakuru y'ibintu byose wize cyangwa se ibyo wabonye uwo munsi buri kugenda bubibika bushyira mu bubiko.
yes. Hanyuma bigakurikirana ibyo tutagikeneye nabyo bikagera gute, bikavamo. Nuko katujye kuri stage number 3. Stage 3, gusinzira cyane cyane. Yes, ahandi usinzira pe kubyo bagutera urusinziriye nunabyumve. Uyu munsi rero ngo DAC ikibyumva nyine ujye wumva ngo yes. Iki nicyo cyiciro cy'ingenzi noneho sasa ku buzima bwawe. Stage number kangahe? Number 3. Nicyo cyiciro cy'ingenzi ku gusinzira kwawe cyangwa se ku mubiri wawe. Umubiri wawe uriyubaka, imitsi igasubizwa imbaraga, amaraso akajya neza ndetse akanabungabunga ndetse n'ubudahangarwa bukiyongera. Wabyumvishe? Kuri stage ya 3 yo gusinzira cyangwa stage ya 3 y'ibitotsi ni ahandi cya gice cy'ingenzi umubiri wawe ugenda ukaruhuka ugasinzira, mbese uba washyizwe hano uba ngo yashyizwe yahunikiriye. Mbese iyo ubyutse utageze kuri stage ya 3 rero sasa yewe we ubyuka wumva unaniwe, kuko ntiwabashije nyine guhabwa imbaraga y'umubiri wawe ntiwasubijwe imbaraga. Ubwo rero ahangaha jya usinzira, usinzire stage 1, stage 2 uyu mpaka ugere kuri stage number 3 kuko niyo y'ingenzi. Yes, iyo usinziye rero nusinzire bihagije ngo usinzire neza ugere kuri stage, ni handuka nko kwagira ngo warawurwana wagira ngo warawuhinga, wagira ngo waraye uri mu misozi urira imisozi ugenda ukumva warushye umubiri wose buri ngingo zose ukumva zarushye. Yes, ahangaha ubukanguse stage ya 3 utagize gute, utabashije kuyigeraho. Stage number 4. Yes, aho inzozi ziba sasa tuyita mu rurimi rw'icyongereza tuyita REM, mu mpine REM. REM bivuga rapid eye movement. Amaso yawe aba yihuta cyane mu gihe wowe ubwawe uri nk'igiti cyatewaho, nubu nyeganyega, nubu wakikoraho, nubu wagira gute, ariko amaso yo aba ari kumuvinga cyane. Niyo mpamvu bayise rapid eye movement REM. Yes, cyangwa se REM. Yes, urabifata uko ushaka, depend on how you want. Okay, ubwonko bwawe cyangwa se ubwonko bwawe ukuntu babukora ako kanya babukora nk'aho uri maso. Yes, ubwonko bwawe bwo buri gukora cyane muri iki gice cya 4 cyo gusinzira, kandi nibwo n'inzozi nyinshi cyangwa se n'inzozi nyinshi zibera tu. Ni nkaho uba uri muri filime yawe wowe wenyine, aho ushobora kugaruka narimeze ngo kuguruka cyangwa se ukavugana n'abantu batakiriho, cyangwa kujya ahantu utigeze ujya mu buzima bwawe busanzwe ukabona nyine uri ahandi hantu tu. Izi ni za nzozi rero z'amayoberane sasa. Bya bintu nyine tu ujya wumva ukumva nyine ngo narose ibi ngibi, umuntu akubwira ngo siko ngo narose ibintu biri kunyirukaho, ngo nuko ngo mbana ngo ndi kujya nguruka ngo ngasimbuka imisozi nkaba ku musozi. Umuntu byabaye yakiri muri comment ati ngewe rwose nigeze kurota mbona ndi kuguruka nkajya ndenga imisozi, mbona hari ikintu kinyirukankaho nkabona ndi kwirukanka cyane, cyangwa umuntu ari kunkurikira nkabona ndi kujya nguruka nkarenga imisozi. Yes, ibyo rero bibera muri iki gice cya 4 aricyo bita rapid eye movement. Amaso ubwonko babikora cyane nkaho uri maso, ariko wowe umeze nk'igiti utananyeganyega, ariko ubwonko bwo bukora cyane n'amaso ariko umuvinga cyane. Yes, tugiye kureba icyo bita cycle yiryama mu ijoro ryose. Uruziga cyangwa se yes, ni uruziga rwo kuryama mu ijoro ryose bigenda bitubundi. Mu masaha 7 cyangwa se hagati y'amasaha 7 n'9 y'umuntu amaze kuryama, ibigiciro byose bisubirwamo inshuro hagati y'enye n'esheshatu. Bya byiciro byose kuva kuri stage 1 kugera kuri stage 4. Ubwo mu masaha 7 iyo ufashe hagati y'amasaha 7 n'9 uryamye, ibyo bice nabyo byisubiramo hagati y'inshuro enye n'inshuro esheshatu uko umunsi urangira. Yes, icyo bita REM rero iba ndende kurusha mbere, bigatuma mu gitondo usanga warose inzozi nyinshi cyangwa se uzibuka neza. Yes, iyo ukomeza ugenda uryama igihe kirekire ukaryama cyane, icyo gihe urota ibintu byinshi cyangwa se ukarota inzozi nyinshi rimwe ugasanga unazibuka. Yes, icyo bita REM ubwo iba yabaye ndende tu.
reka twigerere ku musozo w'iyi video. Ndakeka bya bintu mwajyaga mwibaza byinshi cyane ukuntu bigenda mu ijoro mwasubijwe. None rero iyo dusinziriye ntabwo tuba twagiye kure mu buryo bw'umubiri. Umubiri wawe ubukira aho ngaho, ariko mu buryo bw'ubwonko uba uri mu rugendo rw'imbere rutuma ubona imbaraga. Urwo rugendo iyo rugiyemo uba wagiye guhaha imbaraga. Yes, niyo mpamvu bavuga ngo gusinzira biraruhura. Uba wagiye guhaha imbaraga ndetse bigafasha umutima wawe, bigafasha imitsi ndetse n'ubwenge, bigatuma bukomeza gukora neza, kuko ubwenge bwawe bugenda bujya, hari icyo bita short term memory na long term memory. Ni mu bishaka ko mbikoreraho video muzambwire mbibakorereho uburyo amakuru abanza kujya muri short term memory akaza no kujya muri long term memory, aho utazigera uyibagirwa na gatoya. Yes, rero iyo usinziriye niho ibyo bintu bibera, niho biba. Bityo ntugatume amasaha yawe yo gusinzira agabanuka, ahubwo ujye usinzira amasaha yagenwe. Nibura jya usinzira hagati y'amasaha 7 n'amasaha 8 buri joro, kuko niho haba imbaraga zawe, niho zituruka. Ese wigeze urota ibintu bitangaje? Iki ni ikibazo nanjye kubaza. Saba ubusobanuro muri comment, kandi ntucikwe n'andi mateka y'ubuzima bwacu buri imbere mu mubiri, kuko izi video ndajya nzibakorera kenshi ibintu bijyanye n'ubuzima, ibintu bijyanye no mu mutwe, mu mitekerereze yacu. Ese bigenda bite ubundi? Muri twebwe haba hari imiki biri kugenda bite? Izo video rero ziraza zijye ziboneka buri munsi kuri iyi channel. Mvuze ngo ryari buri munsi. Yes, wowe jya ubuhari. Isaha yo gupostinga ndaje nge mbereka isaha ya nyayo saa 11:15 z'umugoroba. Ujye uburi hehe kuri iyi channel, uzajya wasanga video buri munsi. Bitavuze ko n'indi minsi cyangwa se mu yandi masaha ushobora kubona video, ariko amasaha ya nyayo meza saa 11:15 z'umugoroba uzajya utubona iki video. Yes, uyibona video, kandi tuzongera tujye tunigera hamwe abantu mukeneye kumenya YouTube uburyo ikora. Namwe mutangire mwitegure muri iyi minsi iri imbere, ngiye gutangira kubakorera content zibigisha neza, kuva kuri absolutely beginner, ku muntu utazi ikintu na kimwe kuri YouTube, kugeza ku muntu w'umusini uzajya ukorera amamiliyoni n'amamiliyoni ku kwezi. Yes, ngaho rero mukande subscribe kugira ngo izo video niziza zizabigishe kandi zizabe zihari, buri wese abashe kubona video yiwe imufasha, buri wese abashe kubona ubumenyi akeneye. Ndakeka n'ibintu mwari mufite amatsiko yo kumenya ngo iyo umuntu asinziye aba yagiye he. Yes, cyangwa se mu ijoro ubundi bigenda bite. Ngaho rero ndabakunda. It's your brother from another mother, Claudette Nsengimana, modern boy, team of sick clever. I love you. This is daily advice, the ESE TV.